Twarimo dukora ikiganiro adusobanurira uburyo inkongi y'umuriro yabashije gutwika ibintu byose byo mu nzu, atubwira uko byagenze ndetse n'icyateye iyo nkongi y'umuriro. Mu gusoza ikiganiro cyacu rero tugishoje, mu by'ukuri ntago dukoze ikiganiro cyenze iminota 25-30, ariko mu gusoza ashoje ahita ko aremba cyane. Mbere yo kugira ngo jewe magere naje guhitamura n'ikibazo cy'ihungabana, ngira ngo murabona ko hari akantu mfite ahangaha. Bahise banjyana kwa muganga bantera serumu, bahise bantwara kwa muganga ko nari ngize ihungabana. Nari nibajije ukuntu abantu bagiye kugwa aho ngaho, nibajije inzu mbonye, nari ngize amahirwe mbonye ahantu nihengeka. Abaturanyi barwanya ishyaka, nubwo nge ntari mpari ndi mu bitaro, ariko bigaragara n'inzu yakabaye yarageze hasi yose uko yakabaye, ndetse kuko twebwe hano dutuye n'izindi zari gufatwa zigashya. Ariko ngo hari umuntu witanze, ibaza umuntu wemeye agashyira ubuzima bwe mu kaga, agashyira ubuzima bwe mu bibazo, ngo yurira hejuru hariya afata. Babanje kumena ikirahure, bafata ikirahure barakimena bagira ngo basohoremo gaze, kuko nayo yari itangiye kwifungura kubera ubushyuhe iri gusamira. Barurira basambura amabati bayakuraho, bafata urusinga rwari ruzana umuriro ahangaha bararukata. Ubu ngubu hano nta kintu na kimwe gisigaye muri iyi nzu, yaba ari matera, yaba ari ibyo amasafuriya, yaba ari amasahani, nta kintu n'iki na kimwe kiri ahangaha. Mbese turi aho ngaho, umuntu yabuze icyerekezo, umuntu yabuze ikintu yakora na kimwe. Inzu yose yahindutse umukara, yabaye umusaka. Muri kurara turi kuraramo ahangaha mo hano hasi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Twongeye kwifuriza ibihe byiza mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu ku Impanuro TV. Turabakunda cyane kandi duhora tubasabira mu buryo bwose. Turabizi ko muri inshuti zacu, inshuti z'akadasohoka kubw'urukundo mugenda mutwereka mu biganiro bya buri munsi. Yesu akomeza abahereza umugisha. Dusuhuje rero abari mu ntara zitandukanye, Iburasirazuba, abari Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ariko kandi tuboneyeho kwihanganisha abatameze neza, abagize ibyago, abafite ibibazo bitandukanye, abapfushije, abarwaye, cyangwa se mukaba murwaje abantu banyu kwa muganga. Ni mukomere mugire kwihangana. Mwisi niko bigenda, tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko turashimira Imana ko itadutererana, ahubwo igenda ibana natwe buri munsi uko bukeye nuko bwije. Muri kumwe na Dani nkuko bisanzwe mu biganiro by'Impanuro TV. Hano turi kumwe n'umubyeyi, ngira ngo wenda abantu bakurikirana ibiganiro byacu ntago ari ubwa mbere bamubonye. Twagiye tugirana ibiganiro mu buryo butandukanye. Ngira ngo ikiganiro cya mbere twagikoze turi ku musozi wa Kanyarira, bari mu buzima navuga ko butari bufite ishusho, ubuzima budafite icyerekezo, ariko nyuma yaho Imana yaje guca inzira, babona ahantu ho kuba. Uyu munsi rero nashatse kumusura kubw'ikibazo runaka cyangwa se gikomeye cyane muri buze kumenya, ari buze gusobanura. Baje guhura n'ikibazo cy'impanuka y'umuriro, inzu yose ibirimo byose birashya, inzu nayo irafatwa, ariko abagira neza bagerageza kubafasha mu buryo bushoboka kugira ngo barebe ko bazimya, wenda hakagira ikirokoka, ariko n'ubundi biranga byose, ibintu byose byo mu nzu birashya birashira. Cyakora Imana irokora ubugingo cyangwa se ubuzima bw'ababafashije kuyizimya, kuko nabo bendaga guhiramo, ariko Imana ibana nabo. Rero uyu munsi nifuje kumusura kugira ngo mbashe kumenya no gusobanukirwa byinshi, ndetse n'abadukurikiranye baze kumenya uko ibintu bihagaze, cyane ko uyu mubyeyi akimara kumenya iyo nkuru yuko inzu ye itangiye gushya, yaje guhita ajya muri koma, ajya kwa muganga, ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Na n'uyu munsi mubona ko atameze neza, ariko twifuje kumuganiriza. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe. Mama, muraho neza? Muraho neza. Turabihanganishije, mubanze mukomere kandi mwihangane, Yesu ari hejuru ya byose. Yego, murakoze cyane. Hanyuma muratangira mutubwira amazina yanyu, cyane ko hari abadukurikiranye bwa mbere, kugira ngo nabo babashe kubamenya, tuganire tuziranye. Yego, amazina ni Mignone Rwagihuta cyangwa se Kamikazi Liliane. Ndi umubyeyi, mfite abana 3 n'umugabo. Hanyuma ndagira ngo tubanze dusenge Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe, kandi ikiganiro cyacu
kize kugira imbaraga mu mitima ya benshi baraza kugikurikirana, wenda abari buze gukorwaho n'iki kiganiro bakagira icyo bakora. Imana ize kubaha umugisha. Mana turagushimiye, turagushimira ko ushobora byose, turagushimira kuri Imana yo kwiringirwa kandi imigambi yawe yose ni myiza. Twagiye tugenda tukubona mu bihe bitandukanye, mu ntambara zose tugenda duhura nazo ugenda ubana natwe ukaturengera. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimira kuko wongeye kuduhuza kandi nkongera kugera hano, nubwo intambara n'ibibazo by'umukiranutsi ari byinshi ariko ugenda umukiza muri byose. Ni nayo mpamvu wabashije kubarokora nubwo iby'isi byabashije kugenda, ariko ubuzima bwabo buracyari buzima. Iryo nishimwe tugushimiye. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro, kandi turakwinjiza kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe kandi kize kugira umumaro. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma tangira tubwire mu by'ukuri byagenze bite kugira ngo inzu, nimba ndabyita amatongo, nimba ndabyita, ngira ngo n'abadukurikiranye ku bikuta barahabona uburyo hameze. Ni ukubera ko inzu nyine yose yari yahiye. Araza kudusobanurira icyabiteye kugira ngo iyo nkongi y'umuriro ibeho. Yego, murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza gushimira Imana, kuko Imana ni nziza kandi ibereye nziza abayiringiye. Shimira Imana kuko nabashije no kubona iyi nzu byavuye mu mugambi wayo, byavuye mu bushake bwayo. Nge ntacyo ntari mfite, nta n'icyo nari mpagazeho usibye guhagarara ku Mana gusa. Mbere na mbere ndabanza gushimira abantu bose bakoremeza gukurikirana impanuro, kuko nibaza ko kugira ngo mbone ino nzu niho byaturutse. Twari turi Kanyarira, twarabuze icyerekezo, nubwo akenshi ari igihe umuntu atambutse ubuhamya abantu bagashaka kubuzamukiraho no kubugenderaho mu rwego rwo kugira ngo babashe kumusenya. Ariko twe tuba tuzi icyo Imana yakoze, tuba tuzi icyo Imana yakoze kandi ntabwo twabura kukivuga nk'uko yagikoze. Twari turi Kanyarira rero, twarabuze icyerekezo. Ngira ngo mu buhamya abazashaka kubwumva bazajya ku mpanuro n'ubundi bakurikirana ubuhamya bwanjye. Nta cyerekezo dufite, dufata umwanzuro wo kujya kuba Kanyarira kugira ngo dutegerereze y'Imana. Imana ntiyatinze, yohereje umukozi wayo, kubera yuko nta kintu igikora yitunguwe. Twebwe turatungurwa ariko we nta kintu igikora itunguwe. Dani yansanze Kanyarira ukorera ku mpanuro, dukorana ikiganiro ko mu by'ukuri ndi mu mubabaro, ndi mu gahinda, numva nta cyerekezo usibye kumva gusa ihumure ry'Imana imbwira ngo humura mwana wanjye. Hanyuma nyuma y'icyo gihe rero Imana ikoresha abantu batandukanye mu buryo butandukanye. Babonye ikiganiro cyo ku mpanuro aho twari turi mu ishyamba. Ngira amahirwe, njya nkunda kuvuga ngo umuntu ahantu aribwa ni uba uhazi cyane. Njyewe nari mfite uburibwe bwo kubura aho kuba, ndi inzererezi, jye n'umugabo wanjye turi inzererezi n'abana turi ba Marine, reka bari ko mbivuga, tudafite icyerekezo. Ariko ndashimira cyane abantu babashe kudukurikirana mukagira icyo mukora. Imana ibaha umugisha. N'iminsi tumaze twari turi mu nzu ni ukubera mwebwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi buri muntu aho yagiye akura Imana ikomeze imukubire ndetse imwongerere. Nyuma yaho rero nibwo twaje kubona ino nzu. Nabwo ndibaza ko mwaje kudusura itameze neza pe, ariko jyewe ku giti cyanjye naravugaga ngo mpfa kuba ntakiri mu ishyamba. Nabwo kubera abantu impande zose inzu irazamuka, hajyaho agacanga, nubwo yari itaruzura ariko kuyibamo nta kibazo byari biduteye. Ihangane komeza tuganirize. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose numvaga maze gutuza, nta kibazo mfite, mvuga ntuko biri kose inzu mfite iramagije. Kimeza kwihangana. Hanyuma tugiye tubona hari mu gitondo, njyewe mbyutse ngiye kujyana abana ku ishuri. Ngiye kumva numva barampamagaye, barambwira ngo inzu yacu irimo gushya. Nibaza ikintu kibiteye, numva sinzi ibyo ari byo, mpita numva ngize ikibazo, kandi cyane ko kubera ikibazo nigeze kugira nkajya muri koma. Igihe cyose iyo muye n'ikintu kimpungabanyije mpita nongera ngasubira kuremba, nkamera nabi kubera ikibazo cy'umutsi mfite ushyira amaraso mu bwonko. Namaze kubyumva bambwiye ngo inzu irimo gushya, abantu bampamagaraga barambwira ngo inzu igiye gushya, ngo gaze ngo iturikiye mu nzu, ngo irimo ashaka guturika.
umuriro urimo kwaka hari kuzamuka imyotsi. nta muntu mwari musize mu rugo se? nta muntu wari uhari, n'umugabo yari yagiye. nanjye namaze kugenda. mwabimenyeshejwe nande se? ni umuntu waduhamagaye kuri telefone, ni umuntu w'umuturanyi. ni ukuri ndashimira n'abaturanyi cyane barahabaye, nubwo ibintu byose byari biri mu nzu byahiye, ariko uko biri kose barahabaye baratabara, Imana iramfasha. barampamagara rero mpita mfata moto kuko nari ndi Nyamata, mpita mfata moto nibwo nari ngiye kureba abana kugira ngo kuko niho biga, mpita mfata moto. bariho bakajya bampamagara cyane, telefone zose umwe ampamagara mwambwira ngo inzu yanyu irahiye, ngo si ubwo muri hehe, ngo ko inzu igize ikibazo, ngo n'abantu bagiye gupfiramo. ariko ndashimira Imana ko nta muntu wahaguye. ndashimira Imana ko nta muntu wahaguye, kuko Satani w'icyo yashakaga yaraneze umutego kugira ngo hagire abantu bahagwa. iyi nzu yarashya, ibintu birimo birashya, ariko nta muntu wahaguye, ndabishimira Imana. hanyuma rero mbere yo kugira ngo ngewe mpagere naje guhita mpura n'ikibazo cy'ihungabana. ngira ngo murabona ko hari akantu mfite aha ngaha, bahise banjyana kwa muganga bantera serumu, bahise bantwara kwa muganga ko nari ngize ihungabana. nari nibajije ukuntu abantu bagiye kugwa aho ngaho, nibajije inzu mbonye, nari ngize amahirwe mbonye ahantu nihengeka. hari umuntu umwe wigeze kuvuga, aravuga ngo bariya abantu ni inzererezi. ndavuga ni noneho koko birangiye, kuko uwo mugani mbaye inzererezi. none kugira ngo ugere kwa muganga byagenze gute? utubwiye ko wari wafashe moto uva i Nyamata kugira ngo uze urebe uko bimeze, byagenze bite kugira ngo wisange uri kwa muganga? tubwire ukuntu byagenze. kugira ngo ngere kwa muganga ni umumotari, kuko nari nikubise hasi. umumotari warunzanye, ngira ngo hari n'abandi bantu babiri bamufashije, bahita ngo bahamagaza imodoka injyana kwa muganga. wikubise hasi uvuye kuri moto se? yego, nari mvuye kuri moto. iri kugenda? yari iri igenda, kubera yuko nari namaze kuba parariza amaboko n'amaguru, ntabasha gufata. nabanje kwihangana mfata umumotari, ariko bigera ahantu biranga, amaboko yari arimo gutitira cyane. amaboko arimo gutitira kubera yari yamaze kuzamo ibinya. hanyuma ndahubuka, umumotari arwana no kugira ngo ajye kumfata, ahamagaza abantu, ningiye kwikubita hasi. ngeze bahita bamfata ngo bandyamisha ahantu hasi, hanyuma bahita bashaka imodoka injyana kwa muganga. gerageza ukomere kandi wihangane, ukomeze tuganirize, tubwire tugira ngo tubashe gusobanukirwa neza, nubwo bitoroshye ariko Imana irahari kandi bizagenda neza. hanyuma rero ubwo nageze kwa muganga, muri abo bantu bari kumfasha harimo umwe wese utwara telefone, ari kugenda ahamagara abantu, nyine ababwira ikibazo nagize, ugafata amanimero yose ahamagara abantu. nyuma aza kumbwira, maze kuzanzamukaho nazanzamuka, byabaye mu masaha 3. hanyuma baza kumpamagara, barambwira ngo baje ngo kunzu kureba uko inzu yabaye, ariko umutima n'ubundi udahari, numva nta cyerekezo, nibaza ukuntu inzu yahiye. ndiho ntekereza se ubu ngubu, gusa icyo barambwiye ngo ni impumure, nta muntu waguyemo, ngo nta muntu wapfuye, ni impumure, singira ikibazo. hanyuma rero nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'uwo muntu wari wafashe telefone yanjye, arayifata, arangije araza arambwira ngo ibyo ari bumbwire byose ngo mbyemere, ngo kubera yuko ngo amanimero y'abantu bose afite, ahubwo ngira ngo mbwire n'abantu bose, umuntu aramutse agize umuntu umuhamagara akamuhamagaza nimero yanjye, bitonde birinde, ngo umuntu wese ngo yafashe nimero z'abantu bose ngo yabahamagaye, ngo ibintu byose ari bumbwire ngo nze kubyubahiriza, ngo ninabyubahiriza ngo araza ngo kubwira abantu yuko ngo ari igihe ngo wateguye ngo icyo kintu, ngo kuko ngo yamaze kumenya amakuru, ngo yuko ngo inzu ngo n'ubundi atari igihe wayiguriye. ibyo bintu byavugwaga nande? n'uwo mumotari? oya, n'undi mugabo bari kumwe. arangiza ntera ubwoba, arambwira ngo
ngo ni umupolisi ngo ni umupolisi ngo aranshyira aho ashaka ngo nintemera ibyo ambwiye ngo muhe amafaranga 200,000 ngo aranshyira aho ashaka ngo njye n'umugabo njye turajya muri polisi ngo baratufunga ngo kubera yuko ngo twari tugiye kwica abantu ngo turabicanyi. Ndamubwira rero ibyabaye ntabwo mbizi, niba ari na gaze yafungutse ntabyo nzi kuko njye nari nayifunze, ariko igitangaje ni uko twasanze ari siriku yabaye gusa y'umuriro kubera yuko igiti cy'amashanyarazi kiri imbere y'umuryango wacu n'amaruze yose amakamba yose y'abantu bose ari ku nzu yacu, ni habaye siriku gusa niyo yateye ibyo bintu. None se uwo mugabo ari kuvuga avuga ibyo bintu ashingiye ku telefone afite n'iyawe? Telefone yari afite n'iyanjye, ariko arangije ubwo ngubwo arambwira ngo araza ngo gukoresha ngo uburyo bwose bushoboka bwose ngo ku buryo ari bugende ngo akabwira abantu ko ari twe twabiteguye ngo kandi ndamubwira rero ugende ubibabwire nta kibazo, iperereza nirinaza baraza barebe basanga icyabiteye nta kibazo. Yavuga ko mwabiteguye se ngo mugere kuki? Kubera yuko yasanze mu nzu harimo gaze ebyiri, noneho barabonyemo gaze ebyiri kandi gaze nta kibazo zo zagize, n'abaturage bose baraje bazikuramo nta kibazo, usibye ko zari zatangiye kugira gufinina kubera ubushyuhe bw'iyo siriku yari yabaye. Urumva rero wahita bigenderaho ansanga kwa muganga ameze nabi, ndi ndembe kugeza ahantu yaranamfasha nkura kuburira nyicaza hasi agiye kunkubita. Cyane se ko numva bidasobanutse. None se uwo mugabo ni muntu ki, ari hehe uyu munsi? Ese telefone yari gusubije bimeze? Ntabwo muzi telefone yari yinsubije, ariko nubagumya mpereza message zintera ubwoba. Aguma nyereza message zintera ubwoba mbwira ngo nintamuhereza amafaranga ngo ntabwo ngo bizangwa neza. Ku buryo jye narahageze nsanga abamutekano bacu ni nabo bahise banahafunga nyine hamaze kugira ikibazo. Bamutekano barahaza ndababwira ntumuntu ngo bari bazi ko ari umuntu wo muri famiye ngo yaraje nababatera ubwoba, ngo arababwira ngo nibashyireho inkera gutabara ngo abishyizeho itegeko ngo we ngo ni umupolisi. Bose baratinya baravuga ati umuntu wasanga ari wo mu muryango waba ngaba reka tugira, ariko mbese azana iterabwoba cyane. Ubwo gihe rero ibyo byose yari yabikoze, azana n'igipapuro yanditseho ibintu ngo kubera ko yari yaje umugabo bamubuza adahari na telefone itariho, asomera ibintu arambwira ngo nutemera ibyo nkubwiye ngo ibi ngibi nibyo nzajyana muri polisi ngo nkavuga yuko ari umugabo wawe ngo nkamushyiraho kese ngo bakamufunga. Ntago mwabashije kwiyambaza inzego za leta se kugira ngo babafashe uwo muntu wenda babashe kumenya uwari we? Umuntu nabibwiye mutekano wacu niwe nabashije kubibwira nkimara kuhagera, ndamubwira ntuwo muntu mumfashe tumukurikirane kuko yaje ababwira ko ari umupolisi abandi akababwira ko ari umusirikare. Mutekano wacu ndabimubwiraho, nabimubwiyeho maze kuhagera maze kuza kureba uko inzu yabaye. Mutekano ndabimubwira ndamugana n'umwesikora na telefone yanjye yarayifashe akajya hamagara abantu bose abahaka amafaranga. None ngo arashaka kugera ku cyo yifuza ni iki? Yifuza nuko ngo yashaka ko muhereza 200,000 ngo kubera ko ngo yiriwe yirukanka mu byanjye. Ndamubwira se wabyirukansemo nabigusabye, niba warabikoze ari ubugira neza kubera ikirunyaka amafaranga nabuze nayo kwishyura ibitaro. Ubu ngubu kugeza ubu none turatuvugana na telefone ubu ngubu iri kwa muganga kubera ko twabuze amafaranga yo kwishyura kwa muganga, barayisigaranye twarayibasigiye, ariko baragumye avuga ngo nitumuhereza amafaranga ngo kugira ngo yiriwe yirukanka ngo kuri twebwe ngo akazi ke kapfuye. Ndavuga se ubu ko ruzi nabuze nayo kwishyura ibitaro, nayo ari telefone twari dufite tuyisize kwa muganga nk'ingwate, urajya ngo tubigenze gute? Kwa muganga mwabasigayemo amafaranga ngahe? Twabasigayemo amafaranga 20,000, bari baduciye 50 n'amafaranga 800. Ubu n'imiti banyandikiye ntabwo nayiguze kubera ko nabuze ayo kuyigura. Hanyuma tubwire hano rero kugira ngo hashye niki cyabiteye, ese ni biki byahiriye mu nzu? Ndagira ngo dusobanurire mu by'ukuri ukuntu ibintu bihagaze. Ibintu byose byari biri mu nzu byarahiye, harimo ibikoresho byo mu nzu, harimo uburiri bwo kuryamaho, amatera, mbese ibikoresho byose byo mu nzu nta kintu na kimwe gisigaye, byose byarahiye. Mvuga ngo inzu isigaye ari umusaka.
tubwire rero wenda umaze kuhagera cyangwa se umaze kugarura ubwenge, bakubwiye ko inkongi yatewe n'iki, byahereye hehe, se kuyizimya banyuze ko mwari mwasize mukinze, dusobanurire utubwire ukuntu byagenze mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ahantu banyuze inkongi cyatumye igira ni sirikwi yagize hejuru ku mabati, hari hejuru biranagaragara ahantu sirikwi yabereye. Noneho kubera yuko jyewe nari ngiye hari n'imbabura yaka, kubera ko nari nsizeho inkono, nsizeho ibyo guteka, kuko jye nari ngiye kureba abana kandi umugabo ntago twari turi kumwe, mvuga ngo nibura nanaza asange byahiye, kubera ko n'ibishyimbo nari nteretseho. Noneho ubwo ngubwo birangije tuyisiga aho ngaho nk'ibisanzwe, kuko n'ubundi nsanzwe mbikora, niba ari ahantu ngiye, niba ari ikintu mbona kitari buze gushirira, n'ubundi nsanzwe mbikora, nkasigaho inkono ko nta mukozi ngira, ni njyewe byose ubikora. Noneho ndangije n'ubundi mbikora gutyo, mbisigaho, ndamubwira nti wowe nuramuka uvuye gusenga, ko yari agiye gusenga, uraza ubisangaho ibindi uraza kubyitekera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo sirikwi icyayiteye kugeza ino saha ntabwo nkizi pe. Urumva ni amashanyarazi yagize ikibazo, noneho bikubitana nuko hari umuriro, ubwo bihita byaka, bya bintu bihita bishya. Hanyuma kugira ngo bayizimye byagenze gute? Kugira ngo bayizimye nanjye nibyo bambwiye, ni ukuri Imana yanjye ndashimira abaturanyi. Ni ukuri reka mbabwize ukuri, niba uturanye n'umuntu uko biri kose muturane neza, kubera yuko umuntu ushobora kuba ufite umuryango, ariko buriya umuryango wa mbere ni abantu muturanye, kuko abaturanyi barwanya ishyaka, nubwo njye ntari mpari ndi mu bitaro, ariko bigaragara n'inzu yakabaye yarageze hasi yose uko yakabaye, ndetse kuko twebwe hano dutuye n'izindi zari gufatwa zigashya, ariko ngo hari umuntu witanze, ibaze umuntu wemeye agashyira ubuzima bwe mu kaga, agashyira ubuzima bwe mu bibazo, ngo yurira hejuru hariya, babanje kumena ikirahure, bafata ikirahure barakimena bagira ngo basohoremo gaze, kuko nayo yari itangiye kwifungura kubera ubushyuhe iri gusamira. Barurira basambura amabati bayakuraho, bafata urusinga rwari ruzana umuriro aho ngaho bararukata, nuko ngo barurira binjiramo kugira ngo babashe gusohora gaze, kugira ngo iyiza guturika yari kubaturikana nabo bagapfa. Urumva barwana urwo rugamba rwo kugira ngo burire bamanukire mu nzu basohore gaze. Uko ayo niyo makuru bampaye, kuko jye sinari mpari, bambwiye ko ari uko babigenjeje, amabati yose bahise bayakuraho kugira ngo babashe kwinjiramo aha ngaha. Hanyuma nyuma y'ibyo byose bimaze kuba, ubuzima bwanyu bumeze bute, cyangwa se muri kubaho mute mu by'ukuri? Kuko nageze mu nzu mbona nta kintu na kimwe kirimo, ndanibaza muri mibereho ihagaze gute, ese kwa muganga uri gusubirayo bakareba uko bimeze, tubwira uko bihagaze. Ntabwo ndi gusubirayo kuko nta kintu naba nsubiranye, kuko nta mafaranga mfite, n'imiti banyandikiye kugira ngo nakomeza kugira ikibazo, kubera ikibazo ndi gukomeza kugira, ndi kugumiza n'ubundi mfite ikibazo cy'umutwe. Hanyuma ko ndi kubona hano mu nzu harimo ibitaka byinshi, byo byaturutse he? Ibi bitaka ni imicanga bakuye hanze, hariya hanze hari imicanga yari hari twariho twubakisha, niyo bafashe bari kuzimisha imiriro hejuru ku mabati yari irimo kwaka. Ni uko rero niyo mpamvu ubona hano hose huzuyemo ibitaka. Ubu ngubu hano nta kintu na kimwe gisigaye muri iyi nzu, yaba ari matera, yaba ari ibyo amasafuriya, yaba ari amasahani, nta kintu n'iki na kimwe kiri aha ngaha. Mbese turi aho ngaho, umuntu yabuze icyerekezo, umuntu yabuze ikintu yakora na kimwe. Inzu yose yahindutse umukara, yabaye umusaka. Muri kurara he? Turi kuraramo aha ngaha mo hano hasi, nta kintu na kimwe umuntu ari kuryamaho. Noneho kuva byanaba nta n'ikintu na kimwe ndashyira mu nda, nta kintu na kimwe cyo kurya gihari. Ndi gutekereza ukuntu no kwa muganga nawe ari uko nguko byagenze, nkumva birancanze. Mbese ntabwo nabona ukuntu mbivuga, ntabwo nabona ukuntu mbisobanura, kuko n'ubu tuvugana umutwe urimo kundya, kubera ndi gutekereza nkareba ukuntu inzu yari imaze kumera. Abantu bari babikoze, inzu yubatse ari nzima, nta kibazo ifite pe, ubona ari inzu ishimishije, nanjye mpora ngenda nshimira Imana. None rero ibintu bihise bibi, ibintu byose
ari ibintu abantu bari bampaye, ari ibitanda bari bampaye, ari amamatera bari bampaye, hari buri kimwe cyose nta kintu na kimwe gisigayemo. wenda ku inzu yo usa nkaho usobanurira abantu inzu yo hari uburyo yabashije kwangirika cyane, dusobanura ibintu byaba byarangiritse ku nzu usibye ibikoresho byo mu nzu bisanzwe. Inzu cyangiritse ni amabati no ku bikuta n'inzugi zarahiye zo ku byumba nazo nuko zarahiye, umuriro warazifashe zirashya n'ibikuta byose no ku mabati. Ndabonamo rumwe rutaheye cyane ureba ruri inyuma yanjye. Yego hari izindi ziri hariya rero kuri salo nazo zarahiye. Ya nta kundi byagenda, ndabona uko biri kose ushobora kuba uri kuremba, reka turekere aho ngaho. Urumva bimeze bite? Urumva umeze ute? Ntabwo meze neza, ndi kumva uyu mutsi urimo gutera cyane, kandi iyo uri gutera umutwe uhita urya. Yego reka tugushimire rero, duse nka dusubikira hano. Wenda uko biri kose ndabizi ko hari abagira neza cyangwa se abantu bafite umutima w'urukundo babasha gukora ibitandukanye kugira ngo ubuzima bwanyu bwongere bugende neza, kandi Imana irahari izabigenza neza. Watanga telefone yawe? Turanuza kubishobora uze kuza kuzishyira. Yego. Reka tubashimire, murabona ko ntago byoroshye nkuko arimo abisobanura, murabona ko no kuvuga byanze. Reka dusubikire hano ikiganiro cyacu, gusa nyine nta kintu kimwe kiri muri iyi nzu, nta gikoresho kirimo, niyo n'ikiganiro nanjye nakoze mpagaze, ariko ndizera ko Imana izacinzira ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Kandi ndabizi ko muradukurikira muri benshi, abafite umutima w'urukundo. Yesu abashoboze kugira ngo mubashe kugira icyo mukora kuri uyu muryango, kugira ngo ubuzima bwabo wenda bwongere bwisunike. Ibyo kumubaza byari bigihari ari byinshi, ariko mbwiye ko yumva ameze nabi. Reka twere gukomeza kumuvugisha cyane hato atongera agasubira muri koma, gusanga ibibazo n'ubundi baye byinshi, ariko reka twizere ko bizagenda neza. Wakenera kutuvugisha kugira ngo aduhamagare, aduhe ibitekerezo cyangwa se inkuru ye runaka, yatubona kuri 0783 510 63 0783 510 wakenera kumufasha cyangwa se kumugira inama, kuba hari icyo yakora, araza kubona nimero ze, turaza kuzandikamo hasi ku kiganiro ku buryo wakenera kumuhamagara yazibona. Murakoze cyane. Ihangane nyine uhaguruke, mumufate mumujyana hariya muri salo, mufate mumwegure mumujyane muri salo. Muye ni mumujyane muri salo, manze mumujyane muri salo harako. Wahamagaye umugabo wese ufite nimero ze? Ntabwo uzi password yayo? Makin mfite bayatwara. Yego ngira ngo wenda abadukurikirana ku Mpanuro TV murabona ko ibintu wenda ku bantu badukurikirana ku biganiro byacu ngira ngo murabona ko ibintu bitoroshye. Twarimo dukora ikiganiro adusobanurira uburyo inkongi y'umuriro yabashije gutwika ibintu byose byo mu nzu, atubwira uko byagenze ndetse n'icyateye iyo nkongi y'umuriro.
mu gusoza ikiganiro cyacu rero tugishoje mu by'ukuri ntago dukoze ikiganiro kirenze iminota 25-30 ariko mu gusoza ashoje ahita ko aremba cyane ngira ngo wenda mu by'ukuri murabibonye ahise yitura hasi tugize ikibazo gikomeye cyane ariko ndizera ko turaza gufatanya na bene data turi kumwe hano kugira ngo tubashe kumugeza kwa muganga ariko n'abadukurikiranye murabona ko ibintu bitoroshye ntabwo ibintu byoroshye mu by'ukuri yakuyemo ihungabana rikomeye cyane ariko kandi hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana turizera ko Imana iraza kubikora bikagenda neza mwamuhamagaye se mpereza telefone wamuhamagaye turengere Yesu utabara mugabo turengere Yesu nimero telefone Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.